ishimwe kuzo nibiteka Allah tabaraka wa taala amahoro n'imigisha bisakare ku mwacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ayuha al-ahibba, bavandimwe banyacyubahiro, mada dufite uyu munsi ku bushobozi bwa Allah iratuma dusubira inyuma kugira ngo tuze gufatira ibyo tugiyeho, kubera ko bifitanye isano ku bushobozi bw'iteka Allah tabaraka wa ta'ala. Muribuka dutangira iyi kitabu nikahi, twabonye yuko an-nikahu lahu arkan wa lahu shurut. Twabonye yuko nikahi ifite inkingi ikaba inafite nanone shuruto za nikahi, ibyo bigomba kubaho mbere yuko nikahi ibaho, ari byo twakwita yuko ari shurut. Ibyo ngibyo nabyo twarabibonye billahi tabaraka wa taala, ariko nkaba nshaka kubisubiramo vuba vuba kugira ngo darsa dufite tutaza kugira abo tuza guta, kubera ko bifitanye isano. Icyambere muri arkan an-nikah, mu nkingi zigize nikahi, twabonye yuko ifite arkanu zingahe? Arkanu eshatu. Rukunu ya mbere twaravuze ngo al-wujudu zawjayn, kuba haboneka umugore ndetse hakaboneka n'umugabo, bimana hagomba kuboneka umukobwa hakaboneka n'umuhungu. Ahangaha twarabibonye, tubona yuko biramutse baje ari igitsina kimwe, ubwo muri shari'atul islam iyi inkingi ya mbere baba bayangije, kubera ko hagomba kuboneka ibitsina bibiri, umukobwa cyangwa se umuhungu. Ariko babonetse ari umwe, ibi ngibi ntabwo tubashyingiranya. Iyo niyo arkani ya mbere, iyo ni inkingi ya mbere. Arukunu athani, inkingi ya kabiri, husulu al-ijab wa huwa al-lafdhu as-sadiru min al-wali man yaqumu maqama bi yaqulu lizawji zawwajtuka fulana wa nahwi dhalika. Inkingi ya kabiri ya nikahi, twabonye yuko ari ririya jambo wali, uhagarariye umukobwa, yaba ari se cyangwa se uwo se yaba yahaye ubwo burenganzira bwo gutanga uwo mwana w'umukobwa. Uyu niyo twise yuko bamwita tumwita wali. Ahangaha rero ayuhal mubarakun, bavandimwe b'Islam, ririya jambo wali avuga ngo zawajituka fulana, ngushingiye. Twari tugeze kuri arukunu athani, inkingi ya kabiri ya nikahi. Inkingi ya kabiri ya nikahi ni ririya jambo wali. Twagaragaje alwali ni muntu ki, ninde? Twabonye yuko uwa mbere twavuze yuko ari umubyeyi mu gushyingira umukobwa we, niwe unabifitiye uburenganzira mbere y'abandi bose, cyangwa se uwo yaha ubwo burenganzira akamubwira ati genda umpagararire mu cyimbo cyanjye ubikore. Uyu niwe twita yuko ari wali. Ririya jambo rero avuga ngo zawajtuka ibnati, ngushingiye umukobwa wanjye, ririya naryo rigaragara mu nkingi ya nikahi. Nukuvuga ngo ririya jambo riramutse ritabayeho, tuvuga yuko nikahi ubwo itujuje ibyangombwa, kubera ko yishe rukun. Murabizi yuko ni swala, uramutse wibagiwe inkingi z'iswala ukagira imwe wibagirwamo, igihe uyibukiye ntabwo bisaba gushyiraho sijidatu sahawi fakat, ahubwo bisaba gukora iki? Kuzana iyo nkingi. Uramutse wanze kubizana, iswala igakora iki? Ikangirika. Aho ngaho ari mu bigendanye n'iswala. Na nikahi rero, izi nkingi turi kuvuga ziramutse zitabaye, ubwo nikahi bikoze iki? Yangiritse. Bivuga ngo haramutse yagize kimwe kibura muri ibi bintu, ubwo tukubwira yuko nikahi itigeze ibaho, ubwo yangiritse, yapfuye, nta nigeze ibaho.
athalithu inkingi ya gatatu ni ririya jambo noneho umugabo avuga bamushingiye umwana w'umukobwa bakamubwira ati zawajtuka ibnati ngushingiye umukobwa wanjye akavuga ngo qabiltu ndabyemeye ubwo tayari nikahi bayujuje kondisiyo ko ari zingahe ari 3 abantu bigeze kumbaza ati se ko mu byo mwatwigishije turebye muri arkan za nikahi ndetse na shurutu za nikahi ko naho dusanga havugwamo amahari bikumvikana isa amahari yo ko tutayashakira muri nikahi muri arkan za nikahi tukaba tutayabona muri shurut isa amahari yo afituhe mwanya muri Islam ibikumvikana Islam nawe ushobora kukibaza wa ala kulli hali المهر أو الصداقة inkwano ntabwo zigaragara mu nkingi zigize nikah, nta nubwo zigaragara muri shurutu zigize nikah, ariko ni ikintu cy'ingenzi muri nikah. Dushingiye kuri hadisi y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, wa musahaba yabwiye ati iltamisu walau bi khatam, shakisha kabone nubwo byaba ari impeta. Arabizi umugabo yaraje asura ashaka kumushingira, umugabo agaragaza yuko ntacyo afite, inkwano ntazo afite, bikumvikana. Birangira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amubwiye ati shakisha kabone nubwo byaba ari impeta ikozwe mu cyuma. Aravuga ati la, nayo ntayo mfite ubwo bushobozi, ntabwo. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati zawajtukaha, ndamugushingiye bima ma'aka min al-Qur'an, kubyo wahifaji muri Qur'an. Shatse kuvuga ngo ntabwo biri mu muco w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko umukobwa agendera ubuntu, nubwo byaba ari akantu koroheje umudamu yishimiye, ni ngombwa yuko ugomba kukamuha, ariko umukobwa ntakora iki? Ntagendere majanani. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamubwiye ati zawajtukaha, ndamugushingiye bima ma'aka min al-Qur'an, kubyo ufite muri Qur'an. Abamenyi basobanura yuko ari ukugenda akamuhifazisha ibyo yahifaje. Ntabwo ari ibintu dukora umuntu ufashe musahafu niyo umuhaye. Nabyo tuzabireba wenda insha Allah tabaraka wa taala, nimba byo cyangwa se bitemewe. Harakuri hari nuko rasulu yamumushingiye kugira ngo agenda amwigishe izo aya, akaba ariyo mahari. Ni urugero, ndamugushingiye wifashe suratul Baqara, genda uyu mudamu uzamwishe suratul Baqara, ubwo niyo mahari. Anga bikumvikana. Niyo mpamvu rero ntabwo biri muri sunna, ntabwo biri mugenzi w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko umukobwa agendera ubuntu, ariko ugomba gushakisha icyari cyo cyose. Ibi ngibi bigaruka ku cyubahiro nabo tuba tugomba kubaha. Iyo umukobwa umuboneye ubuntu ukamubonera free, iyo ageze mu rugo urabizi yuko nta gaciro ukora iki? Ubumuha, kubera ko wamubonye mu buryo bukoze iki? Bukoroheye. Bina adamu iyo tubonye ikintu cyari cyo cyose tukakibona mu nzira zoroshye, rimwe na rimwe hari n'igihe tutagiha agaciro. Niyo mpamvu n'uyu mwana w'umukobwa ugiye kuzana akagukorera imirimo, harimo kukumesera, kugutekera, zose n'inshingano zimureba, kukubyarira, kukurerera, urumva yuko ni umuntu ukomeye, ntabwo ari umuntu wo kugendera ubuntu. Shurutu sihhatu nikah, kondisiyo nanone zituma nikahi iba sahih. Inkingi zifite twazibonye, hari na kondisiyo noneho zituma nikahi twita yuko ari nikahi yabaye mu mucyo, nikahi yemewe imbere y'Uwiteka Allah tabaraka wa taala. Awalan, icyambere ta'yinu kulla min zawjayn bil isharati aw tasmiya aw al wasf nahwi dhalika. Sharti ya mbere ni ukugaragaza uwo ushingiye, bimana umukobwa utanze ukamuvuga mu zina, birikumvikana. Ukaba wavuga ati ngushingiye umukobwa wanjye runaka, twabigaragaje yuko bitemewe kuba wavuga ati ngushingiye umwe mu bakobwa banjye. Twabonye yuko iyi mvugo ntabwo yemewe, ugomba kumeshoninga
ugiye gushaka ngo ni muntu ki ninde, ukaba wamuvuga mu zina ati ngushingiye umukobwa wanjye witwa Aisha awi Fatima. Ibi bikumvikana. Ikindi auli ishara cyangwa se ukamwerekana bimana muricaye ukaba wakwerekana mutunga urutoki ngushingiye uyu mukobwa wanjye. Ibi nabyo ntacyo bitwaye. Awini wasi cyangwa se kugaragaza sifa ze. Twarabibonye ko ushobora kuvuga ati ngushinga umwana wanjye urangije amashuri ejo bundi mu gihe ufite wenda barangije amashuri mu myaka 5 ishize. Ibi ngibi nabyo ntacyo bitwaye kuko bwo aramenyekana. Kuko nimba afite abakobwa 3 muri abo 2 hakaba bararangije amashuri wenda mu myaka 3 cyangwa 5 ishize, yakoresheje ijambo ngushingiye umukobwa wanjye urangije ishuri ejo bundi, ubwo nuwo ngo birikumvikana. Ibi nabyo biremewe. Icyambere rero muri shurutu siha, shurutu zigaragaza ko nikah ari sahihi, yabaye neza, yagenze neza, nuko hagomba kubaho kumeshoninga umukobwa havugwa izina rye cyangwa se kumugaragaza kuri ishara cyangwa se kuri sifa. Ibyo twabibonye. Thaniya, icya kabiri, rida kullu min zawjayn, kubaho kwishimirana hagati y'abantu babiri bagiye kubana, umugore umugabo, bagomba kuba bose babyumva kimwe yuko bagiye kubana. Apana kuba ugiye gushyingira uyu mugabo ariko uyu mukobwa yari yifitiye undashaka, uyu ngo yadakoze iki, atamushaka. Niyo mpamvu agomba kubazwa kugira ngo tutamukoresha ibintu ku gahato n'ibintu adakoze iki, atishimiye, maze ejo akigera mu rugo atangira kugaragara impamvu za hato na hato zishaka za gatanya zishingiye kubera ko twakingiranye abantu batabishakaga. Ibi bikumvikana. Sharti ya kabiri rero harimo rida kullu min zawjayn, kwishimirana hagati y'abantu babiri bagiye kubana. Ibi twarabibonye, tubona ababyeyi bakunze kubwira abana babo ati mwana wanjye genda kwa Ruflani, uriya niyo mushimiye. Kubera icyo ari mushimiye, ndo iko na gari, ndo iko na pesa, ndo iko na nyumba, ariko uriya Bilali cyangwa se imamu miskini udafite ikintu, reka kujya hariya. Ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, iwawe ni haza umuntu ufite umuco mwiza, walillahi alhamd, afite ni dini, muzamushyingire mu umwana w'umukobwa. Bango Rasulu yarebye idini kurenza uko twebwe tureba iki, tureba imitungo. Athalitha, icya gatatu, an yaqida lil mar'ati waliyuha لأن الله خاطب لولي بالنكاح فقال أنكحوا الأيام منكم، ولقول الله عليه وسلم قال أيما المرأة نكحت نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. icya gatatu nuko umukobwa atagomba kwishingira. Muri Islam ntabwo tugira ngo umukobwa agire gutya kunde, maze kubera ko yakunze umwana w'umuhungu ahita avuga ati n'ubundi ndagusanze. Bya bindi bita gucikira, byo kugenda badasezeye ntawe batanze, nubwo zira kondisiyo zose baba bazubahirije, ariko umukobwa yo yitanze, ubwo tayari nikah ikoze iki, irapfuye. Ibi bikumvikana, ubwo nikah ikoze iki, irapfuye. Iyo ni kondisiyo baba bishe. Rabi'an, icyakane, ashahadatu ala aqdi nikahi, kuba ariho abashahidi, abahamya bazahamya yuko iyo nikahi koko yabaye, walillahi alhamd. Bikumvikana ngo nikahi y'Uislamu ntabwo ari nikahi iba mu bwihisho. Ibi ngibi hasha wakalla, nikahi bigomba kujya ku mugaragaro, ibigomba kujya ku mugaragaro. Ahangaha rero ari naho watuma noneho mpita ninjira muri darsa nyirizina. Darsa nyirizina y'uyu munsi ni babu shuruti wal uyubi fi nikahi. Nikah ifite ibintu byinshi, niyo mpamvu
tujye tugerageza twicare hasi twige insha Allah. Nikah ifite shurutu twazibonye ni zinga ya Islam esheshatu. Shurutu za nikah ni eshatu ko mutangiye kungusha kandi twe kujya muri ndi somo bifitanye isano. Ayo mpamvu nshaka yuko ibi bintu tubijyanirana, niyo mpamvu nemeye gusubira inyuma kugira ngo uyu muryango w'uyu munsi nawe tuwumve kimwe. Shurutu za nikah ni zingahe? Nenye. Iya mbere yego, ya mbere tari gahagurutse. Naam, ntabwo ndi kumva. Oya, tugende kuri etape kuri etape. Icya mbere ntabwo ari iyo ngiyo muzi wangu, kandi uri muntu batajya bangusha, ariko uyu munsi urabitangiye. Naam, kubaho k'umuhungu n'umukobwa bagiye gushyingiranwa, bimana igitsina kimwe twabonye yuko cyo gita kivamo, hagomba kuza abo umukobwa ndetse n'umuhungu. Ta'yinu kulla min zawjayn, ta'yinu kulla min zawjayn. Naam, ibyo avuze nibyo. Ta'yinu kulla min zawjayn, kugaragaza ugiye gushaka ngo ni muntu ki ninde, kumuvuga mu zina, ibyo ngibyo shahid. Jazakallahu khair. Ubundi ntabwo rwangusha ariko uyu munsi ahubwo ni njye wari ukugushije. Naam, sharti ya mbere twayibonye yuko ari ukumeshoninga ugiye gushaka cyangwa gushaka ngo ninde, ni muntu ki, kugira ngo hatabaho kwibeshya. Sharti ya kabiri, naam, kwishimira hagati y'abashakanye. Iya gatatu, naam, kuba ari wali ugomba kuguha umwana w'umukobwa. Hasigaye imwe, abashahidi. Ahangaha rero tugiye kurebera hamwe shurutu fi nikahi. Ni ukuvuga ngo tuvuye kuri shurutu nikahi, noneho tugiye muri shurutu fi nikahi. Ni ukuvuga ngo shurutu an-nikahi itandukanye na shurutu fi nikahi. Ibintu tugendane neza, ubundi bino bintu byo mu ishuri kabisa abantu bari no gufata igitabo bakandika. Ziriya turangije kubona shurutu uko ari enye, uko twazibonye ari zingahe? Ari enye. Ziriya ntabwo zashyizweho n'umuntu ku giti cye, ahubwo ni shari'atul Islam, ni amategeko y'Isilamu ashyizeho ibyo ngibyo. Bimaana ni Allah cyangwa se ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Birikumvikana? Amma shurutu fi nikahi, naho noneho shurutu turi kuvuga yuko fi nikahi ni kondisiyo zishyirwaho n'umugabo cyangwa se n'umugore bagiye kubana bo ubwabo, bakagira ibyo basabana. Kugira ngo uzanshake cyangwa nzagushake ibisaba ibi n'ibi n'ibi. Ibyo bikaba bifite ibice bibiri. Hari ibyo twemera tukavuga yuko ari sahihi, ntacyo bitwaye, ibyo bemeranyijweho ko ari na ngombwa yuko byubahirizwa, ariko hari n'ibyo tuvuga yuko ari batil, ari ibinyoma, ntabwo ari ngombwa yuko byubahirizwa. Anga turi kujyanirana neza Islam, anga turi kujyanirana neza. Nabyo ngo iyi ni darasa, ntagomba nshaka kwigira nka khutba, la, kubera ko ibi ni ibintu abantu baba bagomba kubyumva neza billahi ta'ala. Shurutu an-nikahi twabonye yuko zo zishyirwaho na shari'atul Islam, Allah tabaraka wa ta'ala cyangwa se Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Naho shurutu fi nikahi ni za kondisiyo zishyirwaho hagati y'umugore n'umugabo. Anga turi kujyanirana. Naam. أما الفرق بين شروط النكاح والشروط فيه فهو من 4 أوجه. ngo tukaba tugiye kubitandukanya muri shurutu nikah na shurutu fi nikah. Tugiye gutanga ibintu bine bitandukanya izi kondisiyo uko ari ebyiri, shurutu nikah wa shurutu fi nikah. Icya mbere twakivuze,
أولا أن شروط النكاح من وضع الشارع أريو الشريعة الإسلام نيشيرا كونديسيو كيسي شروط النكاح زيريا أني ariko kibiri yabyo twabonye yuko ari bishirwaho hagati y'umugore n'umugabo itandukanye rya mbere mwaryumvishije athaniya kabiri shurutu nikah yatawaqafu alayha as-sihha an-nikah ziriya kondisiyo twabonye iyo utazikurikije nikah ntabwo iri sahih ziriya kondisiyo ariko izi kondisiyo zo mwishiriyeho hagati yawe n'umugabo umugore n'umugabo mwishiriyeho izizo niyo zitubahirijwe ntabwo tutatuvuga ko nikahi yakoze iki yangiritse keretse umugore aramutse atabyishimiye ko wubahirije icyo yagusabye cyangwa ukaba utishimiye ibyo wamubwiye maze hakabaho gutandukanya umugore n'umugabo dukoresha ibyo bita al-fasq gutandukanya no kwica amasezerano nabyo bifite ahkamu zabyo ariko uri kumva yuko byo ntabwo tuvuga ngo iyo wishyuye kondisiyo ngo nikahi isipfa ahubwo byo hari n'igihe ushobora kuba umugore ashobora kuguha kondisiyo akubwira ati ngewe rero muri kondisiyo turaza kuzireba izemewe nifuza ibi n'ibi n'ibi ukabimwemerera byagera mu rugo bigahinduka ntubimukorere kandi mwarabyemeranyirije muri nikahi ahangaha iyo mutabyemeranyijwe ntabwo tuba tuvuga ko nikahi yakoze iki yangiritse kubera ko umugore ashobora kukubwira ati njye nta kibazo n'ubundi narangije kumukunda twarangije kubana nditari gukomezanya nawe biri kumvikana neza ariko aramutse nanone atari tari gukomezanya nawe kubera ko ya kondisiyo yaguhaye utayubahirije afite uburenganzira ahabwa na isilamu bise al-fasqi gusesa amasezerano ahangaha naho turi kujyanirana gusesa amasezerano ubwo umugore ahita akora iki ahita asesa ayo masezerano الثالثة إجابة أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطه وشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له شروط النكاح زيرا إني twabonye ntabwo bishobora yuko wavuga ati ibi ngibi byo reka mbibabarire simbikore cyangwa se nubwo utabyubahirije khalas reka tubyihorere biriya byo ntabwo ariko bimeze biba bigomba kubahirizwa ariko shuruti mwishiriyeho ishobora kuba mwabaho kubabarirana no kuvuga ati ndi tayari ahangaho mu nabwo muri kubyumva رابعا إجاكا شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسد وشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد شروط النكاح بيريا بينو بينه twabonye aribyo twise شروط النكاح ziriya enye murakuzibuka ziriya enye twabonye ngo zo ntabwo zirimo ibice bibiri byo kuvuga ngo hari shurutu zemewe n'izitemewe mu gihe ya shurutu tugiye kuvuga byo twagaragaje yuko hari izemewe n'izidakoze iki n'izitemewe ibyo nibyo bidutandukanyiza shurutu nikah wa shurutu fi nikah intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadisi yaravuze ngo المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا حديث المؤمنون على شروطهم أبيسلام كبيو مزumvikanaho bimana yo mumvikanye ku kintu ni ngombwa yuko mucyubahiriza nyine kubera ko mwabyumvikanyeho rasulati illa usibye shartan kondisiyo ahalla haraman ya kondisiyo iza ikagira ikintu cyari haram ikakigira halal bikumvikana ikintu cyari haram ariko ikondisije kukigira halal cyangwa se ikintu cyari halal ikondisije kukigira haram iyi kondisiyo muri Islam ntabwo igomba kubahirizwa ariko kondisiyo zitari muri ibyo ngibyo zigomba kubahirizwa قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الله nanone ahamagara bemeramana abahamagarira kubaha no kuzuza amasezerano ku by'abantu baba barukoze iki baba bumvikanyeho bakagerageza kubishira mu bikorwa naam sharti ya mbere kondisiyo ya mbere tugiye kuvuga muri shurutu fi nikah shurutu zigaragara muri nikahi zishyirwaho n'umugore cyangwa se umugabo kondisiyo ya mbere إذا شرطت الطلاق ضرتها إذا شرطت طلاق ضرتها والجواب في قوله صح إذا شرطت الطلاق ضرتها فإن شرط صحيح والعقد صحيح مثل ذلك
Sheikh iti kondisiyo ya mbere ufite umugore mwari musanzwe mubana nk'umugore wawe, walilahi alhamdu mumeranye neza nta kibazo mufitanye, nje nta kibazo nanakubera n'umugore nta kibazo, ariko kondisiyo ni imwe gusa, nuko ugomba kubanza guhitaraka uriya mugore wa mbere. Ibi bikumvikana sira vango ugiye ushaka umugore wa kabiri, uwo mugore wa kabiri ugiye kuzana agushiriyeho kondisiyo yo kubanza guhitaraka uwa mbere kugira ngo aze mu kibuga ari wenyine. Anga tukira shurutu zikoze iki? Shurutu fi nikah, ariko shurutu zemewe. Ibi turi kureba anga turi kureba, twatangiye tureba none shurutu zemewe ariko shurutu fi nikah zishyirwa hagati n'umugore n'umugabo, ariko dutangiye ku gice cya mbere ziri sahihi zemewe. Icya mbere ni iki ngiki, muracyumva gute Wasilamu? Umugore giye kumushaka arakubwiye ati kondisiyo ni imwe gusa, ihitaraka uriya mugore wawe wa mbere, kubera ko ikibuga ndagishaka kukinjiramo ndi yenyine, nta mugore wundi ndi kuba ngo umukeba wanjye byose bitake. Iyi kondisiyo kana ba'd ulama, bamwe mu bamenyi bagaragaje ko iyi kondisiyo yemewe. Kubera ko bagaragaza yuko abagore mu muco wabo ari abagore bakunda gufuha, bakunda kuba yaba hari wenyine. Ni ukuvuga ngo wewe nk'umugabo uramutse ubyemeye ukabikora, ntabwo kubikora ari agahato, ubishatse wakora iki? Wabyanga. Ariko wewe wemeye ukagenda ugahitaraka uriya mugore, ni uko uyu nguyu wakora iki? Wamushakaga. Abamenyi baravuga ati iyi kondisiyo iremewe ntacyo itwaye. Ariko murumva iyo kondisiyo itabangamye na ngira bangamye, yongeraho ngo cyane. Ngira impamvu ubona kibangamye. Umugore wa mbere murumvikanye murakundanye, none wowe wakabashaka gushaka kandi imbaraga zawe, none ashobora kose kugutanisha, kandi uriya ni mama watoto ni urumva atari fiti na gati n'ugatumira, lakini amekuamurisha suache nyine amenamrisha kila mimi nakwambia amenamrisha kila sasa tunana niletea tatizo la unaona kama anakuwa mgumu, sumwache uende kwa wepesi. Uba kufite uburenganzira, ntabwo igeza kubwira ngo bikore, yani waye kubwira ati bikore, utabikora undeke nibereye uko nari nibereyeho. Wewe kubera kumukunda avuze ati reka ngende mbikore, urumva yuko amahitamo na yawe ni wowe bikoze hano. Ariko ari naam, yego twari tukiri kuganira tunarebera hamwe iyi kondisiyo. Umusilamu ngabwiye yuko iyi kondisiyo we yumva no mu bwenge ngitajyamo, ariko ari nyuma ufite ikashaka kuvuga. Naam, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, biramutse aho bigaragara aho muri aya cyangwa se hadithi ko umugore ashobora guhabwa itaraka ku bushake bw'umugabo nta yindi mpamvu yabiteye, icyo gihe numva yuko byakumvikana byoroshye. nubwo byakumvikana byoroshye, ahubwo ntibiragoye kugira ngo byumvishe yuko umugore yagutegeka. ntabwo ngo we aragusabye, nimba wumva umukunze ushaka ko kubera umugore we ntabwo ari tayari kuza kugira uwo ahangana nawe, ashaka kuza mu kibuga ari wenyine. Birumvikana n'uburenganzira bwe nawe mu yego, ariko se hari aho yemewe ko ushobora kwanga umuntu kumwitaraka nta mpamvu ibayeho ntacyo mupfuye. la Numva ko nawe wabibuza ngo byorohereze. byawe binavuze bifite mantiki, bifite ubwenge. Naam, هذه المسألة أيها الأحبة هي مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. abamenyi bamwe bemeza yuko iyi nikahi ntakitwaye kubera ko intego y'uyu mudamu ngo ari sahihi, bashingiye yuko nta mugore ukunda guharikwa, bose baba bashaka kuba ari umwe. Nuvuga ngo
abo bamenyi bagaragaza yuko ntacyo bitwaye iyo nikahi ari nzima uramutse ubyemeye ni ukubera ko ngo icyo gihe uba ugifitemo amahitamo yo gukomeza kwibanira n'umugore we wa mbere cyangwa se kumwitaraka ukumvira uyu. Walakin ayuha al-ahibba hadha qawlun da'ifun jidda, iyi mvugo ni imvugo twise yubi abamenyi bise yuko ari da'if, nta ntege, ni imvugo itari ukuri. Impamvu abamenyi bagaragaje yuko imvugo ituje ukuri cyangwa se nta ntege ifite, lianna hadha alqiyas fi almuqabil an-nas, ntabwo byemewe gukora qiyas, kugereranya mu gihe hari aya na hadisi. Ubugenge bwacu iyo hagaragaye aya na hadisi twese tuzamura amaboko tuvuga ati aslamu na twemeye ibintu byo tugomba gukurikiza. Ahangaha hari hadisi iri sahihi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agira ati la tas'alu al-mar'atu talaq ukhtiha, ngo biramenye umudamu ntazasabe itaraka ayisabira nde mugenzi we. Rasulati litakfa ma fi sahfatiha, kugira ngo umere nkaho nkubikiye imbehe. Urumva imvugo Rasul yakoresheje ngo umeze nkaho nkubikiye imbehe. Uriya yamutungaga, yamugaburira, yamwambikaga, yaramutuje, woje kubika imbehe ya mugenzi wawe. Niyo mpamvu buriya idini yacu ni idini y'ukuri, n'ikintu uri kugishyira mu bwenge akenshi ukabona ko itari kujyamo, akenshi wallahi uhita umenya ukuri ngo ni ukuhe. Nubwo wenda tuvuga yuko ntabwo ariko byose tubizana mu bwenge, kuko hari n'ibyo turamutse tuzanye mu bwenge twazasanga turi kuyoba. Siko bimeze. Hari umuntu washatse guhanagura amasogisi kubera ubwenge bwinshi, aravuga ati reka ngiye managura handura, uwazanye ko ari guhanagura hejuru manza nta bwenge abifite, mu ngiye nzajya managura hehe hasi, kuko ibirenge ntabwo mbigendesha hejuru. None iyo sharia yaje ikavuga ngo ihanagure hejuru, urumva hari icyo yibagiwe ko tugendesha hehe hasi. Urukumva Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ni wagaragaje ngo yo iyi dini riza kuba ari ukugendera ku bitekerezo n'ubwenge bw'abantu, ngo twari kuzajya duhanagura munsi y'amasogisi tukarika hejuru. Iyi ni imvugo ya Ali. Niyo mpamvu ntabwo ariko byose tubihuza n'ubwenge bwacu, tubihuza na dalili. Akenshi dalili Allah bivuga iki ko byanze bikunze nta gihari kitigeze kivugwaho n'intumwa yacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qur'an shamilun wa kamilun. Alaysa Allah tabaraka wa ta'ala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum, ntabwo ari Allah avuze ngo yuko yatuzurije idini yacu. Idini yacu ntabwo icagase, ntacyo wayishakamo ngo kiburemo. Bikumvikana sana. Niyo mpamvu ahangaha ni tanbihi yo kureka bamwe mu bantu baba bashaka guhuza iri dini n'ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo. Tubonye yuko iyi kondisiyo abamenyi bayanze, bakabona yuko harimo kubangamira mugenzi wawe mu kugira ngo muyitaraka, maze ibyo yari yiberemo n'ubuzima yarabayemo ukamukuramo, kandi ibi ngibi ntabwo ariko Islamu idutoza. Idhan hadha shartu sheikhati ahitavuga ngo reka mbibutse yuko ubu iyi sharti, iyi kondisiyo turi buze guhita tuyishyira hehe na muzitemewe. Ibi bikumvikana. Ahangaha turi kureba kondisiyo zemewe, iyi niyo batangiriyeho, kubera ko harimo ikhtilaf, harimo abavuga yuko yemewe n'abavuga yuko itemewe. Twebwe rero turi kuri qawlu rajih, turi kumvuga yuko bitemewe. Ubwo turara tuyijyana hehe muri shurutu zitemewe. Anga tukugenderana neza. Qawluhu, kondisiyo yindi ya kabiri muri kondisiyo zemewe, alla tasarrah aw la yatazawwaj alayha. Kondisiyo ya kabiri nayo kondisiyo nibwo bwa mbere ugiye gushaka, nibwo bwa mbere ugiye gushaka, maze umukobwa
umugore wa kabiri, nuko utemerewe kurongora umugore wa kabiri. aha turi kujyanirana. Umugore ashobora kubikubwira, n'ababikubwira uvuga ati ngiye kubana nawe ariko kuri kondisiyo tubyemeranye, ntabwo uzigera ushakiraho umugore wa kabiri. Atasari ari byo wenda kuba wana urongora umujakazi wawe nabyo biremewe, ariko kubera ko tutabafite niyo mpamvu tuse tujya ku mugore utari umujakazi. Iyi kondisiyo ya kabiri rero ni kondisiyo yo kuvuga ngo umudamu akakubwira ati uyu mukobwa ngiye kugera nemere kubana nawe, nuko ugomba kunshaka ndi umwe, ntabyo kumbwira ngo uzashaka umugore wa kabiri cyangwa se wa gatatu. Iyi kondisiyo iremewe cyangwa ntabwo yemewe? Na iremewe. Sheikh wanjye yariye ngo ntabwo yemewe. Khalas, reka turebe icyo abamenyi noneho bayitubwiraho billahi ta'ala. شيختي فإذا شرطت امرأة umudamu aramutse aguhaye iyo kondisiyo yuko utagomba kumushakiraho undi mugabo undi mugore, faqabila ukabyemera, fa inna hadha yajuzu, ngibi ngibi byo biremewe. lianna alhaqu al-amma lam yujadu ba'd, kubera ko uyu mwana w'umukobwa nawe afite uburenganzira, afitemo n'amahitamo. Iyo byabaye mbere ya nikahi ukabimwemerera, ni wowe ubwawe ubufashe ibyo Allah yakwaguriye kuba wabiharira mu kintu kimwe, kuvuga ati n'uyu mugore ngiye gushaka. Ese biremewe ko umugabo yashaka umugore umwe? Biremewe. Nimba byemewe rero n'uyu mugore kuba yaguha iyo kondisiyo yuko ari we wenyine, uramutse wowe ubyemeye, kubera ko ahangaha ntawe abangamiye, nta n'uwari kwicira nikahi, kubera ko ni uburenganzira bwe. Niyo mpamvu abagore rimwe na rimwe umugore aramutse aguha iyo kondisiyo yuko adashaka uzamugira umugore, uzamushakira umugore wa kabiri, abifitiye uburenganzira. Uramutse ubyemeye kutazamushakiraho undi mugore, nyuma yaho ukabikora, falaha alfasq, afite amahitamo yo guhita asesa amasezerano ya nikahi ako kanya. Iyi shartu, iyi kondisiyo Sheikh ati itandukanye na kondisiyo ya mbere cyane ku bantu ureba kure bari tubona ko naho bihuye. Uyu ni umukobwa utarashakwa, tukumvikana. So we ariko azi nafsi ye, azi ko ibyo atashobora kubyihanganira, bikumvikana. Fuze ati nge ntabwo nshobora kuba nakwihanganira ko umugabo wanjye nsubusangira n'undi muntu. Nimba ari umugabo wanjye ndifuza ko nabana nawe nge nyine, ubwo se nta burenganzira wafite nk'umugore? Aramutse abikubwiye mbere ya nikahi. Ni shartu, ni kondisiyo abamenyi hajemo imvugo ebyiri, ariko yo kaulu raji, imvugo y'ukuri nuko nikahi ishartu yo yemewe. Bitandukanye nera shartu ya mbere yo harimo kubangama no kugira uwo ugenda kumenera iki, kubika imbehe ye no gutuma atakomeza kwibonera riziki. Bimana ahangaha wafashe intambwe yo kurengera, ukaba hari n'utangiye kwinjirira muri haki ye, yaratuwe abona, ukaba impamvu yo gutuma iyo haki ikora iki, igabanuka cyangwa se ayivaho. Bikumvikana ngaha. Iyi shartu nayo abamenyi ntibayivuzeho rumwe, ariko qawlu rajihu, imvugo y'ukuri nuko umudamu aramutse aguha iyo kondisiyo, mujye munashima kubera ko izi durusi inshallah ntabwo abadamu benshi baba bazikurikiranye. Hari abadamu baramutse abimenye wa mbere yuko mukora nikahi, kora akabaza k'abagabo bashaka abagore bakabera tagomba kugira ati nyandikira dukirana amasezerano kutazanshakira umugore wa kabiri. Ariko turi kubivuga turi abagabo gusa, duceceke. Bari kubyumva? Khalas, bafite ni ukuvuga ngo aramutse azi iyo ilmu akabigusaba, nawe ukemera, ugafata ibyo ari byagutse ibyo wari wemereye, ukavuga ati nge nemereye kino kimwe,
ntacyo kirwaye kirampagije, icyo gihe ni amahitamo yawe ubugize yo kuba washaka umwe, kandi twabonye ko gushaka umwe byemewe, kandi umudamu nawe afite uburenganzira bwo kuvuga ati njye ntabwo nditari kuba naharikwa, afite uburenganzira mbere ya nikahi. Aho mpamvu uvuga ngo mbere ya nikahi, iyo yarangije gushakwa ibi atari kondisiyo yigeze ivugwaho, iyi ntabwo ari impamvu yo gutuma asaba itaraka. Birikumvikana? Aka kantu muri kukumva? Aha ngaha turi kuvuga mbere ya nikahi, ariko nyuma ya nikahi muramutse ntacyo mwigeze musezerana kuri ibi ngibi, wamushaka ati ngo njye nshaka itaraka, wamubwira ati ibi ntabwo ari mu mpamvu zifatika zatuma umugore asaba iki? Itaraka. Birikumvikana? Naam. Qur'ani bivuga ni itegeko cyangwa ni uburenganzira? Qur'ani ikubwira ngo fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'i fa in khiftum alla ta'dilu fabqa ala wahida, igumanire umwe. Uyu mudamu nawe ari kubona yuko atazabishobora, kandi ikindi abigusabye utarashaka, nawe atarakora iki? Atarashaka. Aho kugira ngo ubimwemerere maze ejo ubyice mwese mugifitemo amahitamo, umwe yajyana n'undi akigendera, ahangaha ntihagire ubangamira undi, aho kugira ngo aze maze azice itegeko rya Allah. Urukumva Islam? Ibi ntaho bihuriye. Niyo mpamvu iriya rya mbere ryo twabonye ko harimo kurengera, ko ngaha nta muntu ari kurengera, kuko Allah yaduhaye uburenganzira, turamutse dutinye. Uko gutinya nawe turavuga ngo yatinye ko atazashobora gukora iki? Kubana na mukeba we, njye simbishoboye, kandi abikoze mbere yuko nikahiba, nawe utarashaka, ufite amahitamo yo kubatereka njye gushaka ubyemera, ubyumva kimwe nkanjye. Anga murumva wari ikibazo kirimo Islam? Ukumusha kwimuha imupe no se uburenganzira bwawe, simba yigusabye. Atalaqu biyadi rajul, itaraka ubundi ba maboko y'umugabo. Umugabo nutanga itaraka, nimba yayigusabye nawe ukavuga ati ubundi se harasi ukayimuha, byo nta kibazo, iraba nta kibazo. Indi kondisiyo tugeze ku ya kangahe? la yukhrijuha min dariha. Qala ana uzawwijuka ibnati lakin bisharti alla tukhrijuha min bayti fayasihu dhalika al-aqd. Indi kondisiyo muri kondisiyo abamenyi bavuga yuko zemewe, ni urugero uramutse ushatse umwana w'umukobwa wenda atuwe hari inzu abamo, hari aho yabaga, akagusaba yuko kuri kondisiyo yuko utagomba kumuvana muri iyo nzu ngo mujye ahandi, ari iyo nzu mugomba kumeza kubamo, ngo nabyo uramutse ubyemeye kavuga ati ndagushaka niyo nzu tuzabamo, ntabwo nzayigusohoramo, uramutse ubikoze ukayimusohoramo ukagera ahandi umujyana hatari muri iyo nzu yakubwiye yuko abishaka, hatabaye kubyumvikana hagati yawe, ko ukazana ngo kubera ko uri umugabo reka mbikore gutya, kandi yarabigusabye mbere muri aqd nikah mukabyemeranya, ubwo umudamu naho ngo afite amasezerano, afite amahitamo yo ko akora al-fasli, ahita asesa amasezerano. Qawluhu aw baladiha, cyangwa se ugashaka umugore akaba yakubwira ati kuri kondisiyo yuko nje sinzigera mva mu Rwanda, nimba wenda ufite urundi rugo nk'Igoma cyangwa se i Burundi cyangwa se muri Tanzania, abizi ko ufite izo ngo, akakubwira ati nge rero
nimba ushaka ko dushakana nta kibazo nanabyemera, ariko kuri kondisiyo yuko ngewe ntagomba kuva muri iki gihugu cy'u Rwanda mujye kuntuzisha muri ibyo bihugu. Uramutse nabyo byemeye ukavuga ati ndabyemeye, ubwo uramutse ushatse kumujyana muri icyo gihugu afite amahitamo yo gukora icyo bita al-fasxi, gusesa amasezerano. aw la yufarriqu bayna wa bayna awladiha, cyangwa se hari igihe umudamu umushaka yaratuwe afite abana, yarashatswe wenda ahandi urugo rukamunanira akava muri urwo rugo, ariko afite abana, ntabwo ari abana bawe, noneho akagushyiraho kondisiyo ati nditayari kubana nawe ariko abana banjye tugomba kubana. Bibaho ibingibi, ugasanga umugabo ashatse umugore amubwiye ati ariko ngewe mba bari abana bawe simbashaka iwanjye, niweho nshatse, bari abana bazajye kwa se kabisa, ntabyo kumbangamira. Aya makondisiyo ntabwo ajya abaho yo. Rero iyi kondisiyo umugore aramutse akubwiye ati ngiye mbere yuko tubana, urabizi ko mfite abana 2 3, kondisiyo ni imwe gusa, nuko abana banjye tugomba gukomeza kubana aho nzaba ndi. Ubwo umugore nawe icyo gafite uburenganzira kuri icyo ngicyo. Uramutse ushatse kumutandukanya n'abana be, nawe afite amahitamo y'icyo twise al-fasxi, gusesa amasezerano. qawluhu aw sharatat naqdan muayyana, cyangwa se umugore ashobora kukubwira bijyanye n'uko wenda akakubwira ati mukaganira ku bigendanye n'inkwano uzamukwa, akakubwira ati ngiye rero nshaka ko uzanywa amadolari, nshaka ko uzanywa amadolari, nta munyarwanda nshaka. Uramutse mwarabyumvikanye yuko uzamukwa amadolari ukazana amakongomani, tayari nikahi, umudamu afite uburenganzira 400. ubwo nyine urukumva yuko nabwo wubahirije kondisiyo yaguhaye. Icyo gihe tuvuga yuko nikahi nanone ifitemo umudamu afite uburenganzira bwo gukora icyo twise al-fasxi. Al-fasxi ngiye kugira icyo nyivugaho, nubwo wenda byo tuzanabireba birambuye igihe tuzaba turi kureba ahkamu talaq, ariko iyi fasxi twakomeje kuvuga ifite kondisiyo, ari nayo nifuje yuko tuyirebaho bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. إذا كان الأمر قبل الدخول فهناك الفرق بين الطلاق والفسخ، فإن طلق قبل الدخول والخلوة فلك النصف المهر سواء كان مخلا بشرط أن موفي به، وإن فسخ النكاح لعدم وفائه بشرط وجاء الطلب الفسخ منك ففي استحقاقك نصف المهر خلاف، فمن الفقهاء من يقول إنك لا تستحقين شيئا. أضع بكريتير تجي كل بحكم يجلس الفسخ. فسخ نقصيسا أما سيزرانو إجامبري يهابا يهوبسيس كوكوما سيزرانو ينكاحي قبل الدخول mbere yuko uyu mugore mubonana. Kubonana su kumureba gutya ngo mu maso ngo wamubonye. Abantu bakuru mu rwita mu byumba icyo nshatse kuvuga ntabwo ari ukubonana byo kurebana ngo uko kazuri, bana ni ukurebana koko. Ibyo ngibyo byaba iyo bitigeze bibaho, ukaba utari wabonana nawe muri ubwo buryo bwo kubonana nk'umugore wawe mwashakanye, bigasaba mathalan, ndatanga urugero, wa fil amthilati tattadihu al-umur, kubera ko mu ngero hasobanuka byinshi. Ushatse umugore ariko yaguhaye kondisiyo yuko utagomba kumushakiraho umugore wa kangahe? Wa kabiri. Naftarib uramushatse, nikahi irarangiye mathalan, ntabwo mwari mwabonana, wenda bishobotse yuko ufunga indi nikahi nyuma y'iyo nikahi uvuyemo, kandi yaragusabye iki? Kutagomba kumushakiraho undi wa kabiri.
icyo gihe bikaba ngombwa yuko habaho icyo bise al-fasakh, gusesa amasezerano. muri kunkurikira? Umugore agahita avuga ati njye ahangaha ngiye gusesa aya masezerano, ngiye kuyasesa, ibi narabigusabye twaranabyemeranyijweho, ubinyemerera gutya na gutya, none dore urabyishe, reka dusese amasezerano. Ibyo ngibyo wenda bibaye mbere yuko mukora iki, ntabwo mwari mwabonana nk'umugore n'umugabo. Ahangaha abamenyi bagaragaje yuko uyu mudamu laha nisfu al-mahar, yuko agomba guhabwa 1/2 cya mahari. Vango nimba yari yahawe 500,000, agomba guhita asubiza umugabo 250. Anga bikumvikana Islam. Izi ni shurutu ziba zikeneye ko umuntu afungura umutwe cyane. Anga turi kuvuga ngo nyuma yuko barangije kubonana, siko bimeze? Siko bimeze Islam? Nyuma yuko barangije kubonana amuha 1/2 cy'amahari. Naam? Sheikh, wallahi ndi kubivuga nawe ugatugusa umutwe ngo barangije kubonana ngo amuha 1/2. Na? Nyine navuze ngo barangije kubonana nyuma ko babonanye, Sheikh ajya ambwira ati umuha 1/2 kabisa. Yari yagiye. Ahangaha tugaruke Islam, ndi kuvuga kuri igihe habayeho icyo twise al-fasakh, gusesa amasezerano y'abashakanye biturutse kuba umwe muri bo atarubahirije kondisiyo n'ibyo bemeranyijweho. Ahangaha turi kujyanirana, bikaba ngombwa yuko umugore asesa amasezerano mbere yuko babonana by'umugore n'umugabo. Twabonye yuko agomba guhita habaho iki, kuba umugore nimba ari n'amahari baba baraguhaye, ugahita yafata yose akayamusubiza, amuha 1/2 cy'izo nkwano. Miliyoni ubwo aramuha ngahe? Nabyo kwita usara nk'umugabo ngo ngo njye nta nicyo nakoze, ngo nini na nini, ngo utanirudisha pesa zangu. Uwishe kondisiyo ninde hagati y'abo bantu uko ari babiri? Na ahangaha famina al-fuqaha, no mu bamenyi ba fiqhi hari abavuga yuko hadhihi al-mar'ati, uyu mudamu la tastahiqina shay'a, yuko ntacyo asabwa guhabwa na kimwe. Turi kugendana no mu bamenyi ba fiqhi hari ababona yuko uyu mudamu ntacyo agomba kubaza. Baravuga ngo ese gutandukana ninde wabisabye? Ni umugore wasabye gukora iki? Gutandukana. Umugabo wenda we yaranakimushaka, nta nubwo ndashaka ko batandukana, ariko gutandukana byaturutse ku mugore wakoze iki? Wabishatse ko bakora iki? Iryo sezerano. Icyo nicyo abamenyi bavuga. Abamenyi bakabasubiza bakabwira ati la, ahubwo gutandukana byaturutse ku mugabo utarubahije kondisiyo bagiranye, isezerano bahanye ntabwo yaryubahirije. Niyo mpamvu tutagomba kumubwira ati genda, agomba kugira icyo anamusigira kidogo tu ingalawo. Uramutse ufite n'umutima mwiza wamurekera yose akigendera, ariko nayo 250 ushobora kuza kwa qadi, kuko izi qadi ziba zishaka umuntu azisubiza mu buyobozi, cyane cyane qadi. Uramutse ugiye kwa sheikh agucira urwo rubanza ngo uramuha 250, amubwira ati ko mwe ukizi nini ya nini, genda ryamanye na sinigeze namugeza no mu rugo, atanirudisha pesa zangu zote hapa, uzaona nazikuwe oza abantu bantwereye kuko bangana nibi. Aho ngo turangije kubona mbere yuko bakora iki, babonana. فإن كان بعد الدخول أو الخلوة فذلك المهر كله، وإن كان قبل الدخول والخلوة فلك النصف، وإن فرض أنه أخل بالشرط كان لك حق الفسخ، فإن كان الفسخ بعد الدخول فلك المهر. noneho uko gutandukana
iyi fasli kugusesa amasezerano biramutse byo bibaye mwararangije kubonana nawe nyuma yaho yakubwiye ko utagomba kumushakiraho undi mugore wari we wese kubya ati mugabo wanjye cyangwa se wowe dushaka kubana ndifuza yuko utazanshakiraho umugore wa kabiri nanjye ati ndabyemeye ntago nzigera mugushakiraho mukagirana amasezerano mukabyandika maze ejo warangiza kuryamana nayo kabiri gatatu barakubeshye ngomba no kumva hariye kuntu uko bimeze ukagenda ugashaka umugore wa kangahe wa kabiri kandi ari kondisiyo mwagiranye agahita asesa amasezerano aha ngaho umugore ntacyo agomba kugusubiza amahari yose arayatwara byumvikanye mu rukundo sharia y'Islamu naho iryamira naho iryamira ahangaha nabyo kuvuga ati utanirudisha pesa zangu iyo miliyoni naguhaye kwanza ari ikiri no mu madeni utanirudisha amagambo nk'aya ngaya la agomba gutwara amafaranga yose wamuhaye karasi kubera ko ari weho wishiki kondisiyo mwagiranye ntiwayubahirije naho bisagira ikibazo muri hariya baramaze kutubwira twishe amasezerano ariko noneho uyishe umwana amaze gukura ntacyo ugomba kumwaka ariko noneho wenda we yahise asama muri icyo gihe yarahise asama aguma iwawe mujarrad y'ayo mezi atwite yarangiza kubyara akigendera impamvu harimo hikima ikomeye Islam wallahi harimo hikima ikomeye hari umwe mu bantu bambingiye ni kesi yabaye ku muntu arabinyibwirira ibaze wowe uramutse wishize mu mwanya wuriya mwana w'umukobwa mutandukanye agusamiye inda wenda iyo nda nta nubwo yari yagaragara nyuma yaho ugeze iwawe cyangwa se iwanyu iragaragaye uriya mwana w'umukobwa nta cyasha afite cyuko ari umusambanyi cyangwa aragifite imbere y'abantu ntabwo turi kuvuga ngo imbere y'abantu icyo cyasha kirari cyangwa nta gihari abantu se bazajya kumenya ngo yayimuteye ryari ngo yayivanye hariya cyangwa ntiyayivanyeyo nyine ashatse akavayo ayo mezi ariko ashatse avuye afite inda wenda ifite icyumweru kimwe cy'amezi abiri ageze iwabo inda iragaragaye nyuma y'amezi 4 yaravuyeyo iyo nda azayibwira ko ari iyande n'umugabo ashobora kutabyemera siko bimeze n'uyu mudamu nubwo umugabo we yabyemera ariko se abantu twebwe uriya mudamu ntari abantu bazavuga yuko iriya nda yayisamiye iwabo siko bimeze uriya mudamu wavuye mu uriya rugo amezi 2 3 atangiye kwiyandarika bahise bamutera inda kubera urugo rwamunaniye wabona ari nacyo cyatumye uriya mugabo amwirukana umva hikima irimo niyo mpamvu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yavuze muri Qur'an ati wa ulati al-ahmal ajaluhunna an yadana hamlahun naba bandi batwite bafite inda bajye babanza kuba babyara barangiza kubyara noneho eda igakora iki ikabirangiye umuntu akigendera by'umwihariko iyo afite inda koko baho umubyeyi agatuma na leta agenda gute nyine muvuga kabyara kandi amujya ntago amutaho se yamusigira ndi duramwonsa warabyara amara kubyara bagahita yigenda inyira agahita yigendera ajyane n'ibye so urumva hari icyo urasiga wagenda usize ibyawe hariya ni ukuvuga ngo umwana muri shariatul Islam hari igihe agerwamo habayo gutandukana hagati y'umugore n'umugabo umwana ari imyaka ageramo hakabona guhitishwa muri n'umwanya no mu mategeko ya leta ndatekereza ko birimo ko hari imyaka igenwa umwana z'ubwenge bakamushira hariya ati ari papa na mama urumva ushaka kujya hehe ibi byose birahari siko bimeze ngaho tugaruka kuri mas'ala twari turimo tugaruke ku bigendanye na talaq al-fasxi kubera ko ibi byose twaravuze ko at-talaq al-fasxi al-khulu' ibi byose tuzagenda tureba kimwe kuri kimwe imbere ubu turacyari kwiga kubana kondisiyo zo kubana n'ibyo ngibyo twari turimo kuvuga shurutu sahihi zose turazirangije shurutu fi nikah zishyirwaho hagati y'umugore n'umugabo twazibonye
ibyo ngibyo nibyo tugomba kugarukaho kugira ngo tutazasanga ibyo turi kuvuga twongeye kubisubiramo ejo n'ejo bundi tuba twabikoze iki twabigezeho. abagezaho akandi kabazo wa mugore ugize wenda ikigeragezo agasanga muri ya minsi 5-6 mwahuye utarashaka nibwo asesa amasezerano, ntabwo ashobora kwisubiraho wenda asanze atwite ari muri ya ida kugira ngo azabanze abyare, wenda akavuga ati oke basesheje amasezerano none ashaka kwisubiraho. Oya, ayo masezerano yasheshejwe si saba yasesejwe. Wenda kuko nyine asanze amutwitiye. Yego. Nicyo narimbajije. N'ubundi nuvuga ngo nimba yicaye akavuga ati khalasi urugo nta nubwo nshaka kuruvamo n'ubundi ubwo ntagakira umugore kuko habaye gusesa amasezerano. Nuvuga ngo yo habaye gusesa amasezerano abagifite agaciro. Ahubwo hakorwa indi nikahi. Yego hakorwa iyindi ntabwo ariko hubakirwa kuri ya yindi kuko ya yindi yo twise ngo fasri bundi fasri ni ugusesa ikintu iyo ikintu twise ko twagisesheje ubwo se kiba gifite agaciro. Sasa nubwo naribaje nimba hari ikibaho uburyo utemerewe gucyura umugore muri ya taraka ya gatatu akabaza yicara yenda akazabanza akagenda akazunguruka kandi bakabanza bakamwumva. Narigize wenda n'icyo cyava ko kantu ko kumwumva kubera ko gashize banza bikubaba nasirika sana kujya handi ukaza bakamwumva nasikana kama wenda nicyo narigize ngo wenda nacyo cyahura naho. Oya byo naho bihuriye. Wenda akabakoza ati n'undi waneyinda twongere dukora nini kandi ndabyemeye uzarongore. Oya ibyo ngibyo byo naho usaba kubanza agira handi aca nini na nini no gufunga nikahi bite birangira. Ariko navuze ngo twongere kugaruka kuri ibi bintu nikahi ibitaraka alfasli alkhulu dufite madda mustaqilla madda yihariye izagaruka kuri ibi bintu ubwacyo ku cyacyo tugenda tuvuga kimwe ku kindi kandi muri kumbaza kandi ibyo twize nonanga twabyibagiwe. Shurutu sahihi ni zingahe? shurutu fi nikah ni zingahe? Shurutu nikahi ni enye, shurutu fi nikahi ni zingahe? Sheke ngo ni ebyiri. Mukumva yuko wallahi twaturi kumwe ariko nabasize ngo ni kwa kundi natwaraga imodoka ikinyuma kivayo ngeza ngo ndekere kujyana n'abantu ngeze ndababuza. Ni gutyo bimeze. Shurutu fi nikah ni zingahe? Nagare eshatu. Na ya no tukwangi zemewe ni zingahe? Wallahi ntabwo mwamurikiye ntabwo mweze munkurikira si byaba bibakitse gute ahubwo n'umuntu ukora ko turi kujya ku matara ariko tukujya mu bintu byo gutandukana tukujya mu bintu byo gutandukana tukibagirwa ibi ngibi. Ewa hano ufite inkoni kabisa ushobora gukora akazi. Icya mbere nihuse twabonye sharti ya mbere twavuze yuko ipfuye ariyo sharti imeze gute iyo kuba yabwira umugabo ti kugira ngo nkwemerere kukubera umugore banzu yitaraka umugore wawe wa mbere mbone kuza muri urwo rugo. Tubona yuko harimo ikhtilaf ariko qawlu rajihu imvugo y'ukuri ari uko iyo sharti twayishize muri shurutu zikoze iki zipfuye ubwo nago turayibara ariyo ya mbere anga turi kujyanirana. Shurutu ya kabiri twabonye la yatasarra au la yatazawwaja alayha umugore kuguha kondisiyo yuko utagomba kumushakiraho umugore wa kangahe wa kabiri. Iyo ni kondisiyo ya kangahe ya mbere na oya twe hano turi muzemewe ariko wari wazifatanyirije hamwe hanyuma yitemewe irakwangije kuyijyana mu zitemewe kubera ko twabonye ko ariyo qawlu raje wari wakuzizemewe wisanga mu zitemewe. Yego nubwo ariyo twahereyeho nuko harimo ikhtilaf niyo mpamvu iyi tuyibareka ariyo ya mbere. Iya kabiri alla yukhrijiha min dariha kuba tamusohora cyangwa se mu gihugu cye. Izo ziba zingahe?
au sharta naqdan muayyana cyangwa se amafaranga uzankwa amadolari ibyo twabivuze iyo ni akangahe nam cyangwa se kondisiyo kuvuga ngo uzankwa aya ngaya 500 magana ngaya izo ziba zingahe nam izi ni ebyiri zitandukanye nam hari yo kumvikana ku mafaranga mukanza kuvuga ati nshaka kuzankwa amadolari cyangwa se uwo mafaranga ashaka kumukwa ni amayero niyo mafaranga ashaka kuzamukwa. Iyi itandukanye no kuba yakubwira ati nshaka kuzankwa ibihumbi 500. Sinzi abibiri kumvikana. Izi ni ebyiri zitandukanye Sheikh. Nizi ebyiri zitandukanye ziba zibaye zingahe? Khalas muri gusoma muri kugenda washyizemo n'imitemewe iya mbere twabonye yuko atagomba kumwinjirira kuva yavuga ati ntuzanshakiraho umugore wa kabiri, iyo twabonye ko ariyo ya mbere. Iya kabiri tubona yuko nta mpamvu yo kuba kumusohora mu nzu ye, iyo twayibonye kuba atamusohora mu gihugu cye cyangwa mu nzu ye ni ibintu bibiri bitandukanye. Kumusohora mu nzu ni sharuti iri ukwayo, no kumukura mu gihugu ni sharuti iri ukwayo. Siko mwari muri kuncanga. Khalas ibi biba bigaragaza ko darasa yaryoshye alhamdulillah no gukurikira abantu twakurikiye birikumvikana. Naam. Na izo rero nizo zari kondisiyo zemewe. iy'abana kuba abana simbashaka cyangwa tuzabana. Naam, zikazibaye zingahe? 6. Reka turebe ngaho icyo Sheikh abivugaho. Naam, ubundi muri rusange zari 7. Muri rusange zari 7. Sheikh angara abivuga agaragaza yuko muri rusange zari 7, walakin kubera ko twahanaguye iya mbere tukayishyira mu zitemewe, ubwo turavuga yuko shurutu fi nikah ari zingahe? Ari 6. No kuvuga ngo shurutu nikah ni zingahe? Shurutu nikah ni zingahe? Tabareke kungurusha Sheikh. Nenye shurutu nikah ni zingahe? Shurutu fi nikah ni zingahe? Ni 6. Anga tayari university tayari mwabonye amanota. Jazakumullahu khaira. Allah bishimire twakwakira ikibazo kimwe aramutse ari urugifite mbere yuko dutangira gusara.